bakunzi b'u Rwanda twifuza TV reka mbasubize mbifurize amahoro y'Imana. Ngiyewe tunetse nk'ibisanzwe uje kugira ngo mbahe ayo makuru atari ivumbi ndetse n'umukungugu. Ngiye kuganira ku ngingo ebyiri mu ncamake. Ingingo ya mbere ni uburyo FPR mbarire ifatanywe cyangwa se RDF imaze gufatirwa mu cyuho ifatanwe imirambo yananiwe guhisha kubera ko imirambo yishe imaze kuba myinshi. Kabiri ndagaruka ku bantu bari gutorezwa mu ntara y'Amajyepfo rwa rubyiruko rukomeje gushimutwa aho ruri gutorezwa hamaze kuvumburwa mu cyumweru kimwe bakaba bajyanye ku kibuga cy'imirwano. Nibo bari gupfa ku bwinshi. Ngayo makuru ngiye kwa mucamake mu nyemerere mu byo mwese mudukurikira aka kanya habari hirya no hino abari mu gihugu cy'u Rwanda mumanze mukande kuri subscribe mukandeho cyangwa se sabone mwandikire kuri urubuga ndetse hanyuma mukande like n'ayo makuru muyasharinge kandi cyangwa se muyasangize agere ku bantu benshi bashoboka. Reka mbashimire mwe turi kumwe kano kanya abadukurikiye kano kanya ndetse n'abaza dukurikira. Nakamaramaza ni igitangaza birababaje biteye n'agahinda byo FPR ikomeje gukorera abanyarwanda. Muti ni ibiki? Nyuma yo kwica abantu benshi ndetse no mu ijoro yakeye ubwo yatungurwaga ikubiswe inshuro yaje kwivuna cyangwa se kwihimurira ku baturage b'Igoma hariya muri uriya mujyi. Ibi rero bikaba byaje kurangira bibaye akamaramaza aho aka gatsiko n'ubundi kongeye kwica abantu benshi. Iyi mirambo muzi neza ko ejo bundi imiryango mpuzamahanga cyangwa se irimo na ONU babaruye imirambo irenga 3000. Uyu munsi iyi mirambo ikaba ikomeza kwiyongera umunsi ku wundi. N'ubu rero hari indi imaze kugaragara ndetse imyinshi ikaba ari iri kwicwa muri iyi minsi ibiri itatu bakomeje kurara babaga abantu muri kiriya gihugu cya DRC hariya muri Goma. Ibi bibaye nyuma yuko bishe abantu benshi bakananirwa guhisha imirambo. Muzi neza ko FPR ntijya yemera ko yishe nabo yishe ishaka bo ibagereka hejuru. Hapfuye abantu benshi bishwe n'izi nkotanyi bishwe na RDF ndetse n'uyu munsi bikaba bikomeje bahondagura abantu amafuni kugira nubwo n'ababahunze babasanga aho baguye kugira ngo babicireyo. Ibi rero nkuko batajya bemera buri kimwe na kimwe hari abafatiwe mu cyuho. Muti bimeze gute? Nuko muri Goma hamaze kugaragara ibyobo byinshi birunzemo imirambo y'abahutu benshi bakomeje kwicirwa hariya muri DRC cyane cyane n'abatutsi banze kubifatanyaho kubiyomekaho ngo bajye kwicira abantu gusa cyangwa se gushimuta igihugu cy'abandi. Ibi ni ibintu byo kurwanwa na buri wese uri kubona aka kamaramaza. Nyamuneka buri muntu wese utwumva nimugerageze mukore ibishoboka byose turwanye kano gatsiko kuko abantu barashize. Akarorero ni hano muri Goma hakomeje kwicwa benshi bazira ubwoko bwabo kubera ko banze kuyoboka ingoma mbi, ingoma ngome, ingoma mpotozi, iyi ngoma karinga. Niyo mpamvu mubona uyu munsi wa none ibintu bikomeje kuyangara ndetse bakaba bagiye mu nama hariya muri Tanzania bakaba babonye ko nibyo bajya kubeshya abantu bagomba kuva muri kiriya gihugu cya Goma cyangwa se muri uriya mujyi nyuma yo gushyiraho ubuyobozi butemewe kandi ari ubuyobozi bwatewe n'abaturage byamaze kubabera akasamutwe. Wa mugani w'imvugo y'abiki gihe niyo mpamvu mubona hishwe benshi kandi ibihano bikaba bikomeje kubafata ndetse bikaba bimaze kugaragara ko hari na bamwe bagiye gusorerwa ibihano cyangwa se bagiye gufatirwa ambarigo bikagera no ku bantu ku giti cyabo cyane cyane bari abajenerali babicanyi bakomeje kumara abantu mu gihugu cya Kongo ndetse badasize abanyarwanda. Muti bimeze gute? Twagiye ndahita njya mu ntara y'Amajyepfo. Aha mu ntara y'Amajyepfo niho hongeye kugaragara ibintu bikomeye cyane ndetse nari maze iminsi babwira abashimutwa ndetse mu kugushimutwa bikaba hagaragaye abantu bari kujyanwa cyane cyane insoresore zo muri kano karere hahandi bajya kubashyira nkuko mubibona ahangaha ku mavideo cyangwa se kuri video. Iyi video mubona aha imbere yanyu kuri screen ni video y'ahantu bari abantu mubona nubwo umwagenti wacu cyangwa se umufatanyabikorwa wacu yifatiye kure bariya ni RDF ni za nkotanyi niba abantu bari mu myitozo b'abana za mpinja rwa rubyiruko bari kujya kubeshya hariya bari ni ku kibuga
aha niho bari kubigishiriza ibya gisirikare mu giturage, kuko gutereninga cyangwa se aho bateranira mu bigo byabugenewe za Gabiro, za Nasho, za Gishari n'ahandi hamaze kuzura, ndetse barabahamagara benshi babuze banze kujyayo. Uyu munsi rero aho bari gushimuta bose bari kubajyana hano ahangaha hitwa ni mu karere ka Muhanga, niho ndi kuvuga mu karere ka Muhanga. Hari gukorwa imyitozo hano mu murenge wa Shyogwe cyangwa se muri segiteri ya Shyogwe, niho RDF gukoreshereza imyitozo ku kibuga. Ahangaha rero niho rwa rubyiruko rwose rwinshi rwo mu majyepfo rukusanyizwa ngo bari gukora iyi training cyangwa se amahugurwa y'icyumweru kimwe, ubundi bagahita babambika bajyanwa muri RDF ya indi bise M23 bambitswa hakurya muri Kongo. Icyo bari gukora cyane cyane nubwo urumva no gukororinga no kugira gute, hanyuma bakabigisha kurasa, ubundi bagahita bambuka babajyana muri Kongo. Nibyo bari kwiga mu gihe kigara n'iminsi 7, hanyuma bagahita babambutsa baherekera iyo muri Kongo, bakitwa M23 kandi mu by'ukuri ari RDF yihinduranyije yambaye uwo mwambaro. Ni ngombwa, ni igihe cyo kwamagana ibi bintu. Bantu mwese mukomeje kubura abana banyu imyaka 14 kuzamura, mujye gushakira hariya, ntago ari na 10 ni mwinshi, na 10 birambwe ko barimo, mwese mujye gushakira hariya. Icyo kigo mu cyamagane gihabwa induru kuko kiriho kiravyora uburenganzira bw'abana, cyangwa se nkuko wenda bari batajya bagira uburyo bariza amategeko, n'ubundi icyaba ari kwica, gusenya no kurimbura. Ni ngombwa, ni igihe ko mugomba kwamagana ibi bintu. Ndavuga abantu bo mu karere ko mu ntara y'Amajyepfo, muri aka karere ka Muhanga, muri imyitozo iri gukorerwa muri murenge wa Shyogwe, aha cyangwa se mu cyitwa segiteri ya Shyogwe, ariho RDF yimuriye amahugurwa ya gisirikare kuri iki kibuga. Iki kibuga gisanzwe gikorerwaho imyidagaduro yindi isanzwe, akaba ariho hari gukorerwa iyi myitozo ya gisirikare. Ni ngombwa kandi buri muntu wese agomba kubyamagana. Nta mpamvu n'imwe yo kujya kwicwa, mubeshwa, munigwa, muzira ubusa, kandi abene ubwite bari gutegura ubu bwicanyi bahari. Mwirinde kwivanga muri ubu bwicanyi. RPF n'abambari bayo bazabibazwe bonyine. Ndabwira urubyiruko ruri mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ko mugomba kwirinda kujya muri iyi mitwe ya gisirikare FPR Inkotanyi. Nta kindi babajyaniye, ni ukubica, ni ukubabuza uburyo, kuko urugamba rwamaze kubananira. Niyo mpamvu mubona bari gufata insoresore nyinshi, urubyiruko rwinshi, kugira ngo barubeshye, kandi mu by'ukuri nta cyiza kibirimo. Ni munyemerere dusoreza ahangaha, ndaza kugaruka mu yandi makuru. Ariko kandi buri muntu wese niyirinde, mwirinde kuba mutego w'umwanzi, mujya muri izi ntambara zidafite impamvu. Mureke ababa mu gatsiko bagashize bageze kuzirwana. Bye, nimugire umunsi mwiza.